Meze mute bana banjye, uyu munsi tugiye kugaruka ku muhanzi Michael Jackson. Michael Jackson ubundi mbere yo gupfa hari ibintu yasize avuze. Uyu munsi nibyo tugiye kureberaho. Ni ibintu bitatu yasize avuze abwira umujyanama we w'ubuzima. Mbere na mbere umujyanama we yitwaga Philip Randi. Yatangaje bimwe mu byo yavuganye na Michael Jackson mbere y'uko Michael Jackson apfa. Michael Jackson we tuzamugarukaho ubutaha, reka tumaze twivugire ibi bya Philip Randi. Philip Randi agaragaza ko Michael Jackson yari akinnye ku buryo yageze ku rwego rw'uko nta kintu ashobora gukorera umuryango we. Abana be nta nzu bari bafite n'umugore we, mbese n'umuryango we muri rusange. Uyu Philip Randi yagize ati, yambwiye ko we n'abana be babayeho nabi, yabimbwiye arira, mbona koko biteye agahinda pe, nuko nanjye ndarira. Yakomeje ambwira ko akeneye amafaranga yo gukemura ibibazo bye. Urumva mbere y'uko Michael Jackson apfa, hari igitaramo yateganyijwe kujya gukora cyari kuba mu kwa cyenda, mu kwa karindwi hamwe. Iki gitaramo ariko ntacyo yakoze, yapfuye mbere y'uko agikora. Philip Randi wari ubereye umujyanama wa Michael Jackson, ibyo ngibyo nibyo yatangaje. Yavuze ko Michael Jackson ababajwe, atewe agahinda n'uko abana be bavuka, abana be nta hantu bafite ho kuba. Ikindi Philip Randi yagize ati, yambwiye ko we n'abana be babayeho nabi, abimbwira arira, nanjye mbona ko biteye agahinda, nanjye ndarira. Byaramutangaje cyane kuba umuntu w'icyamamare nka Michael Jackson yagira ubukene kandi akagaragaza ko buteye inkeke. Ibi ngibi avuga ko nta kindi Michael Jackson yabishakiraga uretse kuba yakura abana be mu bukode, ndetse no kuba yarashaka gukemura ibibazo bye bwite, kandi yabonaga atazabana n'abana be.